ndabakurikiye nibereye Nyabinoni ndabemera sana musabye Imana Emmanuel Saddam kuri kogeza wenyine ikibazo cyo ni ikiye wowe ushinzwe abakozi bisango wowe gahunda nagaruzi uzipanga bro twubahane muri 2024 somo ni isomo dukwiye gukura ku byabaye kuri Yago impamvu mvuze Yago nuko yamwitwaje aho hantu hitse mbabara aho hantu hitse neza ibintu byose antari gukora ari kwitwaza Yago ari kwitwaza Yago kandi nanone Yago twagiye tubona ko nawe hari ibyamubayeho bitari byiza ko hari uburyo yenda nkuko anabivuga ari yenda menace yagize dukoresha iryo jambo ariko igihe kiza kugera ibyo twita kurekura imiriro arababwira uburyo atamenya n'abantu bamugiriye neza akabakora ikiganiro mu nda y'isi hari umukobwa bitaga Annette bakoranaga mugabo bya bindi bya mu gitondo baraza barabyatura bageze mu kiganiro urumva baranazindukaga umutara amashaka kugira gute ashaka kumufata ku ngufu ninde uri hasi ninde bibi kibazo gikomeye. Yes, nizere ko mukomeje kumererwa neza rero kugira ngo hamaze iminsi humvikana intambara nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ibyiganjemo gufungwa kw'abastari gutabwa muri yombi ndetse n'ibindi byaha byinshi cyane bigenda bikorwa n'abastari bagiye batandukanye nyuma yuko havuyeho inkuru y'uwitwa Baritazari hagiyeho inkuru y'uwitwa Sarongo ariko ya Baritazari yo yaratwitse cyane ku isi yose nta muntu n'umwe utarigeze umenya ibyo Baritazari yakoze ku bagore barenga 400 bo mu gihugu cya Guinea Equatorial. Noneho rero hakurikiraho ibyo witwa Sarongo ngira ngo nawe muramuzi cyane umugabo hariya mu Bugesera w'umupfumu ndetse uvuga ko anakomeye cyane ubu ngubu mu bitangazamakuru hari kuvugwa inkuru z'abanyamakuru rwose bakorera ibinyamakuru byigenga bya hano mu Rwanda uretse kuba hari bamwe bagiye bagerageza gufata bagenzi babo ku ngufu harimo n'abagiye bakoresha uburyo bwo kwaka ruswa y'igitsina mu itangazamakuru na radio zino zikomeye mu gihugu cyane nko muri RBA. Rero ngira ngo nkuko mubizi radio yitwa Radio TV10 nayo ni radio ikomeye cyane ikoreraho abanyamakuru babiri bari kuvugwa cyane mu itangazamakuru biri kuvuga ko rwose umwe yagerageje kuba yashaka gufata mugenzi we cyangwa se umunyamakuru bakorana ashaka kumufata ku ngufu akaba ari byo biri kugenda bitrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uyu mugabo waje kuba yajya hanze akabitangaza uyu witwa Bruno Taifa uvuga amakuru y'imikino rwose yanyuze kuri YouTube. Ni ibintu biba bibabaje cyane kugira ngo twumve ko abanyamakuru birwa bagezaho abaturage amakuru twita ko tuyizeye ari na radio noneho ikomeye cyane ari studio za radio ziba zaricawemo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Rero nkaba ngira ngo wiyumvire rwose uyu Bruno Taifa ukora ibiganiro kuri YouTube avuga amakuru ya siporo ndagira ngo wumve ibyo yaje kuba yavuga kuri uyu mugore n'umugabo bakora kuri radio DC ikomeye cyane. Wiyumvire rwose ukuntu ibi bintu biba bidashimishije ku banyamakuru byitwa ko tuba tubizeye banakomeye batugezaho amakuru meza ugasanga rero batangiye kwambikwa amazina mabi mu myidagaduro cyangwa se mu kazi kabo ka buri munsi. Akabakora ikiganiro mu nda y'isi hari umukobwa bitaga Annette bakoranaga mugabo bya bindi bya mu gitondo baraza barabyatura bageze mu kiganiro urumva baranazindukaga umutara amashaka kugira gute ashaka kumufata ku ngufu ibyo mvuga nabisubiramo Annette mugabo arahari muzagende mu mubazi icyo nzi cyo abantu mwegereye Annette mugabo ndaba hano arahari mugende mu mubazi ashaka kumufata ku ngufu ninde uri hasi ninde bibi kibazo gikomeye. Annette azarira yasarije agiye kujya muri RIB umuntu bita Karenzi niwe wahamagaye Annette aricara nabihosha aravuga ati mwoka byaramwe uyu muntu najya muri RIB karaba cyane rwose kandi yari kubiharimo baricara Annette yamaze icyumweru cyose ashaka Karenzi akinginga arimo amwereka amubwira ati nyamuneka gira gutya ashyira ku murongo
ndakubwiza ukuri byari ibindi ubwo ndimo ndababwira Hunter, ndimo ndamubabwira neza ibyo kuvuga ngo uzaza ngo uvuge karibuni ngwino ngwino ubwo ngwino turebe ufite ibirwanisho byinshi cyangwa biremereye, turebe ufite imbunda z'imisaga. Njye hari byinshi mfite bro, hari byinshi mfite. Uyu Hunter Karenzi aramukiza, ndabyibuka icyo gihe twaricaye bamwe baranabicecetse kugira ngo bitagera ahantu kure. Tubishyira hagati yacu turaceceka. Aneti mugabo turakumakuma nyamuneka turakomakoma, byari bikomeye. Hunter yari kuba yageze 19, yari kuba yagiye. Ubwo biba birarangiye, arakomeza arakora bya bibazo byacu aho biziye. Ubwo urumva bahise bamugaruramo, twebwe tugira gute, badushyira pembeni ibibazo byacu. Murabyibuka ahantu byaturutse, abantu bavuze bati nimubakureho mugire gute n'iki byose. Tuza gusanga natwe atari ngombwa kuhaguma, duhita tugenda tujya kwishakira radiyo yacu. Natwe turagenda turavuga reka tujye kuba abagabo, natwe tugire gute tujye kwishakira ahandi indi mirimo, cyangwa se tujya ahandi gukora natwe, kuko twabonaga n'agasuzuguro. Kandi byari byo koko, abantu kuza mu gitondo ngo nimugende turabahagaritse, byari ikibazo gikomeye. So ubwo ibyo urumva arabimurengera rwose, aramufasha. Aneti akuringa down, ibintu byose birarangira, aramwihorera n'iki byose. Ubwo biba birarangiye, bimaze kurangira, ubwo urumva twakoragaho tukajya tuza nyine tukanyuranamo tukagenda. Nibwo mu kiganiro cyacu mubwire ko uyu mutipe twari twaramubatije izina rya Ndume wa Ndume, nubwo atararizi, kubera impamvu twamwitaga Ndume wa Ndume ni ukuruma. Ibigendanye n'amafaranga yari mubi cyane, yabonaga ifaranga kesura. Ubwo tukamamariza abagabo, hari umugabo w'inshuti na Trump yari afite icyo kunywa bita urwunge, araza azanye isoko tukajya tumwamamariza mu kiganiro cyacu, tukamukorera neza cyane. Noneho umugabo aza guhamagara Hunter, aramubwira ati rero njyewe ndashaka kubaha motivation. Iyi motivation mujye muyigabana nk'abantu mugira gute, nk'abantu munkorera akazi. Akajya mukubita inote ya 100, 300. Hunter akaza ryaza ntanatubwire ifaranga riri. Noneho umunsi umwe reka tujye hehe, tujye Musanze, tugiye kureba match ya Musanze na APR. Tujya ahantu hari akaresitora kari nko muri etage, tugiye kurya, turakubitana n'abagabo turabasuhuza. Na Trump yari ahari, n'uwo mugabo w'urwunge n'iki yari ahari, turasuhuzanya. Aravuga ati ku butumwa bwanjye njya mbatumaho murabubona. Ndi kumwe na Karenzi turumirwe tutekare ubutumwa buheze. Ati mucyo Hunter nta butumwa ajya baha, tuti wapi. Yifata ku munwa aravuga ati ndumiwe. Aravuga ati faranga rya buri kwezi 300 ndarisukuma, ati nta kintu yabahaye. Tuti kwi. Umugabo arumirwa, ubwo afata turuwasa araziduha nyine, ngira ngo inzari z'uko kwezi. Aravuga ati nta kundi, ubwo nyine yarabarumye. Twamwitaga Ndume wa Ndume. Ubwo bihera aho ngaho. Ndimo ndashaka kugenda mbereka uwitwa Mucyo Hunter uwo ari we, ndaza kumugeraho neza. Uyu musore gukoresha uyu musore wa umugabo araza, niba yarakubise umubare, aravuga ati uyu mupira, iyi siporo najemo, iyi mikoro mfite ngomba kwibyaza umusaruro.